iyo abantu bakimara kuguza amafaranga ubukungu burazamuka kubera ko baba bayafite bakagura cyane. Ubukungu buba bumeze neza cyane, ibyo bagura biriyongera, ibiciro nabyo bikiyongerana n'ibyo bagura kubera ko ibyo abantu bagura byiyongera ndetse n'ibyo binjiza bizamuka kurusha ibyo bakora bijya ku isoko, ibiciro birazamuka. Iyo ibiciro bizamutse nibyo bita inflation, bakavuga ko ifaranga ryataye agaciro kubera ko muri iyo minsi abantu baba bafite amafaranga menshi, baba barayagujije ariko bayafite, nta kibazo baba bafite cy'amafaranga, bityo nta kibazo cyo kugura baba bafite. Ibyo bagura baba bishaka ari benshi kuko bafite amafaranga, hanyuma bikaba bike ku isoko, ikintu cyaguraga amafaranga kikazamuka mu biciro. None ubu ikiro gisigaye kigura icyabe. Banki nkuru y'igihugu ibi ngibi ntabwo ibikunda, ntabwo ibishaka ko habaho inflation nini cyangwa se ko ibiciro bizamuka cyane kubera ko iyi ngiyi ni isoko y'ibibazo. Mu kwirinda ko abantu babona amafaranga menshi bagateza izamuka rusange ry'ibiciro rero, iyo bibayeho banki nkuru y'igihugu ihita izamura inyungu ku nguzanyo muri banki z'ubucuruzi. Iyo inyungu ku nguzanyo zizamutse, abaguza baragabanuka, amafaranga mu mifuko y'abantu akagabanuka, kubyiganira ku masoko bikagabanuka, maze ibiciro bikamanuka. Ibi nibyo bita deflation. Gusa nanone iyo abantu badafite amafaranga, ibiciro ku masoko byaragabanutse, ibikorwa byinjiza amafaranga nabyo biragabanuka kubera ko kubona igishoro biba bigoye. Iki gihe habaho ibyiswe recession. Kenshi iyo bigenze uku, banki nkuru y'igihugu irongera ikamanura inyungu ku nguzanyo, abantu bakongera bakabyiganira kuri banki baguza, amafaranga akaboneka, bagasubira ku isoko bakagura cyane. Murabibona ko ubukungu bukora nk'imashini cyangwa se umukino usaba gutekereza cyane.